Ado. Karame mabuja. Igihe wahereye usakuza aho ngaho reba ibintu uri kunywa muri izi saha. Mabuja reka. Boss ni umwana mwiza. Boss si bike. Boss ntawe ari bunini. Boss yankoreye agashyira akantu yamaye kunora. Ibi ngibi ntago mbishaka gukora ibyo ukora noziza mu nzu nkoreka ibyo nkora. Yego mabuja. Bakubise shana noneho ha rero mu boss umukiraze ahita nyengeza akakanya nyina aramura neza abiri nabaho cyambonye umukire ndashaka kujya mushimisha muri iyi minsi ngiye kwiyemeza asanga amazi nayashyuhije asanga na twadushyimba kunda nadukaranze neza y'Imana yanjye ibintu ngiye gukora kuri isi y'Imana noneho azemera ariko mabuja mabuja nabonye akaze ni gute nakiga ukuntu natwara mabuja neza mu yindi minsi bose byangoreye byiza na mabuja akaza nsekera nkaho yakaje ndakariye ngiye kubyigaho muri iyi minsi uretse ndabikora ku buryo bose ngomba kubemeza. Karame mabuja. Igihe wahereye usakuza aho ngaho reba ibintu uri kunywa muri izi saha. Mabuja reka. Boss ni umwana mwiza. Boss si bike. Boss ntawe ari bunini. Boss yankoreye agashyira akantu yamaye kunora. Ibi ngibi ntago mbishaka gukora ibyo ukora noziza mu nzu nkoreka ibyo nkora. Yego mabuja ndakwemeza. Uri umwana mwiza. Se mabuja kaje avuga nabi. Yaba ari inzoga boss yamaze. Oya ariko mabuja nabonye ari umwana mwiza. Uriya ashobora kuba namusakurije aho buri muntu. Ahubwo ariko kumureba. Ibyo bintu ari kumbwira. Urabona akazi k'umutwe yoneke shabyihorera izuba ryandengeyeho bujyanyura reka niba kuva mu gitondo umuntu ahagaze ariko mukaya ashobora kuza kutujyana kumena beto ariko uza amakuru dushonje duhisha hano ruguru ngo bari kubaka tujyeyo se ahubwo uri feke mama ararwo ntabwo twagenda najye menya amakuru kakanya mama bashaka kwimakaza kose bigiye kwagiriye kwicara reka nowe dukomeze tugende none ko twatugejeje kuva mu gitondo n'ubundi ntabwo yabura kukica wiriwe ahangaha kwira izuba inzara yo nidanga oya narambiwe duru ariko twe kurambere tunyarukire hari ruguru bari kubaka tujyeyo tujye kureba tugende turebe badukiyembeje iki gitiyo cyanjye maze iminsi ntakora ndumva nta nimbara niba bari mu misingi ese ko piki naburaye ntararwara nabonaga akazi tujyeyo iyi seta iyi karitsiye ubona hano bahemba ngayo bahemba 3,500 wumve ko ari na menshi 3,500 gwakuzi ko nta makuru twagiye uracyahagaze aho dukora iki cyo kukinagera tugende akazi karaboneka ahubwo twariye yewe kamuhamagariye umugabo ndabona yatinze gutaha ese gahunda twari dufitanye yayibagiwe kamuhamagare numva alo sheri ugeze he ese gahunda twari dufitanye wayibagiwe reba nawe aho amasaha ageze sawa ndagutegereje okay umva kado wari kado Karame mabuja wera nagushaka mpagurukira mu ntebe umva zamuka ku muhanda ugende unzeneye fanta mabuja amafaranga siyafite se nari nasigaje igihumbi cyonyine genda baciza n'imwe fanta imwe cyangwa ebyiri imwe ariko se shushu be koko Imana yaduhoye igihugu igihe tumaze n'akana ubwo ko ibintu tuzabyihanganira ibyihorere Imana izi ko yabipanze kandi bizaza ni ikibazo wowe humura bizaza rwose natwe ntabwo ari twebwe n'Imana ahubwo kambe ngiye kwihengitseho gato ubwo turaza kuvugana byose
sawa kuri minsi sawa kabisa ubuzeho wanjye ndabuze ariko abana ndaboneka kuboneka ni ku gasimba iminsi ariko maze iminsi ntari kuboneka nzinduka ngenda ntabije uranye bishoboka nta nubwo duheruka gusangira n'akantu kubizi nyine ariko hari ahantu nzi basigaye botsa akantu neza bagira n'agacupa bagira batanga serivisi neza bagiye kungurira akantu ariko shana rwose no kanyike uzi hano kuryanyuma uzi abakobwa beza basigaye bahari akabare bita kuryanyuma ngaho se mbwira neza numva kandi hari n'abana dukunda mwana njye nakuboneye umwana mwiza hariya ntarebe noneho tugende makugeze wanjye Kadurinde. ni byiza mawe niriwe neza nta kibazo gusa turi inshuti pe ntawe uzi ko turi inshuti turi inshuti shaka hano kuri ko imana yanakwikundiye ese bisaba akantu k'amahoro agakitse mawe